Yesu ashimwe. Turabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa, ndi umukristo wo mu itorero ryo mu Gatenga. Ndashima Imana muri Kristo Yesu ko Imana itwemereye kugera hano uyu munsi. N'ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi guhabwa umwanya imbere yanyu, imbere y'iteraniro ry'abera. Tubihaye agaciro, turabishimiye Imana ko Imana ibidushoboje. Reka tuganire amagambo y'Imana rero, twe kugira ibindi bintu tujyamo, ahubwo tuvuga icyo Yesu yadutumye kuvuga. Kandi namusabye ndamubwira ngo umpe kuvuga nk'uko wakavuze uhibereye. Ni byiza kuvugira umugabo ukomeye nkawe, ushoboye kwivugira ariko akakwemerera ngo genda uvuge. Ni byiza rero kuvuga nk'uko yakavuze ahari. Imana inshoboze kandi namwe Imana ibashoboze kubyumva. Reka dusome igitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice ni icya kabiri, umurongo wa 22. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya kabiri, dusome duhereye ku murongo wa 22. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya kabiri, murongo wa 22. Reka dusome. Icyo gihe Eli yarageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakorera Abisiraheli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakora ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati, ni iki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Reka abana banjye, ibyo numva bavuga si byiza. Muracumuza ubwoko bw'Uwiteka. Umuntu nacumura ku wundi, Imana izamucira urubanza. Ariko se umuntu nacumura ku Uwiteka, ninde uzamumwitwarari? Ninde uzamumwitwariraho? Ariko ntibumvira se, kuko Uwiteka yashakaga kubica. Murongo wa 30 w'icyo gice uravuze ngo, nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti, ni ukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 7 umurongo wa 24. Matayo 7:24. Matayo 7 umurongo wa 24. Ni mu isezerano rishya, ni cyo gitabo kibanza mu isezerano rishya, inyuma ya rwa rupapuro rw'umweru ruri hagati y'isezerano rishya n'isezerano rya kera. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 7:24. Nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi babo. Amen. Dusoreze mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ariko ndasoma n'ahandi hamwe nyuma yuko dusoma muri uru rwandiko. Rwa mbere rwa Petero, igice cya 2 umurongo wa 3.
Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 3. Aravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Dusoreze mu Baheburayo 5, rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 5, abariho dusoreza, hanyuma dusobanure uko umwuka ashaka ko tuvuga ibi bintu yaduhaye kuza kuvuga. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 11. 11 mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo haravuze ngo tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri. Kandi nubwo mwari mukwiye kuba bigisha, ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiye kongera kwigishwa namwe ibyishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana. Kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata no kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kukunywa amata abataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye n'iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Amen. Ndasubiramo iri jambo, duhere ku murongo wa 11. Kandi tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri. Kandi nubwo mwari mukwiye kuba abigisha, ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiye kongera kwigishwa namwe ibyishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana. Kandi mwahindutse abo kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata bataraca akenge ku by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Amen. Ndashaka ko turirimbana indirimbo yo mu gitabo nayo nahawe na Yesu, ngo tuyiririmbe. Haleluya. Tuyiririmbe. Ni indirimbo ivuga ngo murinzi wemenyesha igihe, 385, sibyo? Umupiyaniste muri rwa rugero rwiza rw'ibyo dusabwa, dukoreshe piano gusa kugira ngo tutagira ibyo twangiza, kandi tutarabo kwangiza ahubwo turabo kubaka. 385 mu ndirimbo zo gushimisha. Ndabizi ko ari indirimbo abitorero bazi cyane. Tuyiririmbane twicaye, ntacyo abahaguruka muhaguruke, duhaguruke nta kibazo, tumaze umwanya twicaye. Ari mbonye harimo abantu benshi bahagurutse. 385. Murinzi wemenyesha igihe, iwacuse nimuhero, atijoro ryijimye cyane buracya nyuma. Ntukarire ukomeze, nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi we, murwanyi we, cyambwira nawe hansubiza, yitoza ati dore urugamba
ntubabare ntubabare wihangane wireke imirimo yawe uzabona igihembo cyiza nidutabaruka tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka ndacyabasa ndacyaba sibyaremye byose bisubiza bityo biti dore isi yaciza gushira hasi niho uraho umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe uko bingana byiteze impangane kandi byaremye kandi byaremwe uko bingana byiteze impangane twishime we twishime mu mitima yacu kuko imuhi yari hafi duhumure tuzaruka tutacibabara ntubabare ntubabare wihangane wire haleluya ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mw'ijuru ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mw'ijuru. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dukomere Imana amashyi menshi tuyishimire, ababyeyi bayivugiriza impundu. Haleluya, Imana ishimye cyane. Mikrofone iri kuvuga buhoro rwose, ntago nzi niba bari hejuru banyumva, ariko hari amaretura agerayo. Si igitangaza ko mikrofone ziri kuvuga gake. Kuba Yesu yarigishije abantu 5,000 nta mikrofone nabyo ni igitangaza. Ubwo rero imbaraga zamukoresheje uwo munsi cyangwa muri ibyo bihe natwe ziradushoboza mu izina rya Yesu. Twese amen. Munanyikiriza bikunde. Haleluya. Teraniro ryose munyikirize. Haleluya. Bani waho umugisha. Uyu munsi nabonye dufite iteraniro ryiza rituje cyane. Riratuje cyane, ariko nibyo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Habaho igihe nyine cyo guserebura abantu kaba n'ikindi gihe cyo gutuza. Byose ni byiza muri Kristo Yesu. Tuganira aya magambo Imana yampaye
ndi gusenga mbaza Imana icyo turi buvuge uyu munsi, afite intego ivuga ngo ntiwisondeke cyangwa se ntiwigirire nabi inzu wubaka niyo uzabamo. Nayo magambo Yesu yampaye ko tuganira, afite uwo mutwe cyangwa afite iyo nsanganyamatsiko ivuga ngo ntiwigirire nabi ku nyubako yawe, iyo wubaka niyo uzabamo. Iyo wubaka niyo uzaturamo, kandi aho wubaka niho hagenera igihe uzayimaramo. Uko utinda wubaka ntisi ikibazo, hoya gutinda wubaka si ikibazo, ahubwo ibyo wubatseho. Haleluya. Utinda wubaka ntago byatera ubwoba abandi bubatsi, kubera ko ushobora kuba muhuriye ku mayeshansiye mwese, si igitangaza, ahubwo bizaba igitangaza igihe inzu wubatse izarama ukaramira muri yo. Imana ishimwe. Aya magambo Yesu yampaye rero ngo tuyaganireho, afite iyo nsanganyamatsiko, afite n'ibindi bintu byinshi Yesu yayampaye yo kuyavugaho, ariko basi utahana kuvuge ngo ngewe ndashaka kubaka inzu nzatindamo. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo twasomye mu gitabo cya Samweli igice cya 2 ni inkuru z'abahungu babiri b'umugabo wari ukomeye muri Isiraheli witwa Eli. Kera mbere y'isezerano rishya, mu isezerano rya kera, igihugu cya Isiraheli nk'ubwoko Imana yari yaratoranije, abantu Imana yavugiragamo, ahantu Imana yakoreraga ikagaragaza ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye muri bo, bwari ubwoko Imana yihitiyemo. Iravuga ngo ubu n'ubwoko bwanjye, ibukura mu yandi moko. Hari abandi bantu bo mu yandi moko, ikimenyimenyi iyo bananiraga Imana, ubundi bwoko nibwo Imana yifashishaga ikabudiha. Iravuga ngo inzu ya Isiraheli nzayituramo mbi Imana ya. Bikomoka ku mugabo wizeye, nk'uko umwigisha wa mbere amaze kutwigisha, witwa Aburamu. Mbere y'uko yizera yitwaga Aburamu, ngo yizera Imana bimuhanira no gukiranuka. Imana iramubwira ngo kubera ko wakoze ikintu kidasanzwe, ntarinzi ko wakora, washobora nk'umuntu, ndirahiye nduwiteka, ubwoko busagukomokaho nzemera nitirirwa izina ryanjye muri bwo. Mbwibarujeho uhereye none, kuko wanyizeye bikanezeza. Aburamu Imana imuha ibimenyetso 7 bimwereka ko ari ivuganye nawe. Mu Itangiriro 12 umurongo wa mbere iramubwira ngo kugira ngo uzemere unizere ko ibyo mvuganye nawe ari ukuri, icya mbere nzaguha umugisha. Haleluya. Icya kabiri nzogeza izina ryawe. Icya gatatu abanzi bawe nzamenya ikibakwiriye. Ntuzirirwe uhangana n'abanzi bawe, njye Uwiteka nzajya nkurwanirira. Icya kane iramubwira ngo kandi ndabizi ko we n'umugore wawe mutarakikira, muri ingumba nta mwana murabyara, ariko kugira ngo wizere ibyo nkubwiye ko ndi Imana yo kwizerwa, nzaguha urubyaro, uzabyara Sara umugore wawe yitwaga Sarayi. Iramubwira ngo azabyara umwana w'umuhungu, kandi ibyo nzabisohoza unyizere. Icya gatandatu iramubwira ngo nzaguha gakondo. Nzaguha gakondo. Imana ihabwe icyubahiro. Twese haleluya. Uyu Aburamu arizera, Imana imuhindurira izina nk'uko yabivuze, arizera ngo bimuhanira no gukiranuka. Isezerano Imana yamuhaye rirasohora, arabyara, abyarana na Sarayi. Nubwo yaje gusa n'uwishakiye kwicira inzira, akabyarana n'umuja we, ariko Imana ikomeza isezerano kuba bavuganye. Iramubwira ngo Sarayi umugore wawe niwe uzakubyarira, kandi umwana azakubyarira n'umwana w'ibyishimo. Paulo yandikira Abakorinto ababwiye ngo twebwe ntituvuka ku nshoreke, ahubwo tuvuka ku mugeni. Haleluya. Imana irabisoza. Sara arabyara, abyara Isaka arabyara, abyara Yakobo na Esawu. Isezerano rikomereza kuri Yakobo, kuko Imana yaravuze ngo nakunze Yakobo murutisha Esawu. Ubwo ni urukundo rw'Imana. Imana ihitamo uko ishaka.
niko umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo zo gushimisha, yararimbye aravuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi, byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yaboye, suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yarambabarishwe, yarambabarishwe ndetse yabambanywe n'ababusi. Imana ihitamo uwishaka ku mpande ebyiri, ihitamo uwishaka. Kandi mu buryo bw'umubiri Imana yari guhitamo Esawu kuko yari we mukuru, ariko Imana iravuga ngo ndahitamo uko nshaka. Imana ikora icyo ishatse mu gihe ishatse no kuba ishatse. Ihitamo Yakobo, ikomereza isezerano rya sekuruza Aburahamu kuri we. Isezerano rirakomeza, uyu Yakobo abyara abana 12 na mushiki wabo witwa Dina. Ntago abantu benshi bakunze kumuvuga, ariko nawe yabayeho. Isezerano rikomereza muri bo, igihe kiza kugera Imana yari yabwiye Aburahamu, kubera Imana ibintu byayo bigira condition, yari yamusabye kujya gutamba igitambo. Ayo makuru murayazi. Aburahamu ngarasinzira, bituma inkongoro zimuryana igitambo. Imana iramubwira ngo byasezerano nagiranye nawe ryo kuzabyara rirakomeje, ariko kandi urubyaro ruzagukomokaho ruzamara imyaka 400 mu kindi gihugu bakorera ubundi bwoko, ariko iyo myaka 400 nishira nzongera nibuka indahiro n'isezerano nagiranye nawe. Ibyo bikomereza mu rubyaro rwa Yakobo, ku witwa Yosefu niwe wabaye intandaro yo kugira ngo bene se bamusangeyo ndetse na se. Bibiliya ivuga ngo bamusanga muri Egiputa. Ayo makuru ya Yosefu murayazi. Ndashaka gukomereza muri iri jambo ry'ukuntu Imana yatoranije ubu bwoko kugira ngo ibwiyitirire. Imana ishyiramo ukuboko kwayo gukomeye, yemera hari abantu bahagwa. Iravuga ngo kubera ko ubu bwoko nabwiyitiriye, nzemera ngira abagwayo, nzemera ngira abapfa, ariko ubu bwoko niyitiriye mbukorere ibintu bikomeye. Twese haleluya. Imana ivugana na Yakobo yaramubwiye ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukabaho gukundwa nanjye, nzatanga ingabo nyinshi zipfa ku bwawe. Twese haleluya. Iramubwira ngo kandi nibinaba ngombwa kuca mu muriro nzawunyuranamo nawe, kandi no mu mazi asuma nzaba ndi kumwe nawe. Imana igisezerana natwe ikishyiraho na risike z'amasezerano. N'Imana isezeranya ikishyiraho n'ingaruka, ikavuga ngo mu muriro nzanyuranamo nawe, kuko njye nzi ko umuriro ntacyo wantwara, nugendana nanjye ntuzashya. N'Imana isezeranya ikishyiraho na risike, ikishyiraho n'ubusharire bw'isezerano kugira ngo rizasohore. Nabyo ibyishyiraho, ntabwo ari Imana irebera gutyo gusa ngo ifane gusa, ahubwo irakubwira ngo nzagendana nawe, nzagendana nawe, ndafashijwe, nzagendana nawe. Twese haleluya. Aba bantu rero Imana yadepanshijeho imbaraga, ikabadepansaho ibitekerezo, ikabadepansaho umutungo wayo. Ijisho ryawe rihora ribareba gutya, anyuze he, aciye he, ari kuvuga ibiki, araye he, ameze ate. Ihora ireba imeze gutya, abaye hate, araye he, abaye hate, yanyweye iki, yariye iki, yavuze ibiki. Kubera iki mubanze mu nyumve, muhemeretse gufashwa cyane. Kubera iki Imana yagutakajeho imbaraga, yagutakajeho imbaraga, yagushyizeho imitungo yayo. Abenshi bibakorera nta n'iki baciye, kubw'icyo iguhozaho ijisho, guhozaho ijisho.
abaje gusenga haleluya. Iguhozaho ijisho ikinjira no mu byawe, ikinjira no mu mafaranga ubitse muri Beka na Beneri, irahinjira ikinjira no mu bana wibyariye, irahinjira ikinjira no ku mugabo wawe, irahinjira ikinjira no ku mugore wawe. Imana irakwinjirira kubera iki? Yagutanzeho imbaraga, yagutanzeho imbaraga, yagutanzeho imbaraga. Niyo mpamvu iri kurekarama ivangu uri kubaka iyihe nzu uzabwumamo. Niyo mpamvu iri kurekarama iri kubaza ngo mbese uriya mugabo imyubakire yimeze gute, kari kubaka ibintu bitazaramba. Imana niwe mwoditeri wawe, iguhozaho ijisho kubera imbaraga yagushyizeho n'ubwenge bwayo butarondoreka. Niko Pawulo yandikiye Abakorinto, munyikirize haleluya. Yarababwiye ngo mwe Abakorinto mwe musigaye mukabije kwirata no kwiyemera, mufite ibintu byo kwiyemera mwe Abakorinto mwe. Pawulo yarababwiye ngo nimureke mbabwirire ijambo, mumenye ko imfura zatoranijwe atari nyinshi, n'abahamagawe atari benshi, n'abanyabwenge bahamagawe atari benshi. Mugabanye kwirata, mugabanye mugende gake. Hagati yo muri mwiteraniro abakire bamenyana n'abakire, abakene bakisura, hagati mukabije kwirata, mukabije kwirata no kwiyemera. Havuga ngo mwisangira ryanyuma mufite akavuyo, ngo bamwe ngo biyarurira ibihwanye ngo nuko bakennye, hanyuma baje ntacyo bafite. Haravuga ngo yemwe mwabicishije umubabano n'agahinda. Haravuga ngo nimumenye ko Imana yatoranije abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Amashyi menshi kwa Yesu. Kandi yatoranije ibinyantege nke, yatoranyije ibinyantege nke kugira ngo abanyembaraga nibajya bireba bavuge ngo ni ukuri tumenye ko iyi Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu. Haleluya. Yo Abisiraheli baragwira, barageze i Kanani baragwira. Imana ibaha amabwiriza n'amategeko agenga igihugu yabahaye. Irabwa ngo mwibuke ko mwari ubwoko buke budafatika busuzugurwa. Mwibuke imyaka 40 mwamaze mu butayu mutagira ama etaje yo kuraramo. Imana hari igihe igishyiramo akantu kumvira gucyuriye. Irabwa iti mwibuke ukuntu ntaho mwahahaga inyama, ninjye ubwanjye nihamagariye inturumbutsi mbagaburira inyama, muzagabanye kwirata. Irabwa ngo musibuke ukuntu mwamaze imyaka 40 ntaho ujya muri shika guhaha inkweto cya downtown. Inkweto mwavanye muri Egiputa niyo mwageranye hano, mubyibuke iyo nkweto mwambaye icyo gihe ntigeze basaziraho. Irabwa ngo kandi mwibuke ko imyenda mwahagurukanye muri Egiputa uko mwakuraga nayo niko yakuraga. Ntimuziyemere ngo nimubona mwujuje amagariderobe imyenda ngo mwiyemere ku bandi batarayibona. Irabwa ngo kandi mwibuke ko mwanywaga amazi nakuye muri rwa rutare. Nimugera mu gihugu kirimo amariba afite amazi aryoshye, muramenye ntimuzibagirwe ko mwabonaga amazi murushye. Irabwa ngo kandi mwibuke ko ibintu by'amapotaje, ibintu by'imirengwe mubibonye mugeze hano. Mwibuke ko mwaryaga ari uko mwasenze. Irabwa ngo nimugera mu gihugu gitemba amata n'ubuki, mukarya ku mbuto z'imizabibu mutateye, mukanywa ku mazi y'amariba mutafukuye, ntimuzikome mu gituza muvuge ngo ni twebwe twabikoze, ahubwo mujye muvuga ngo hari amaboko akomeye. Mujye muvuga ngo hari amaboko akomeye y'Uwiteka yirukanye abanaki, yirukanye
barabyumva babyandika no mu bitabo. Imana ishyiraho umunsi umwe Abisirayeli ngo basabye Imana umwami, barebwe ngo twebwe ngo turashaka ngo kumera nk'ayandi moko. Iti nta kibazo, iwanjye nini nta kibazo rwose, mucakira umwami. Hari ikibazo? Irambwira iti ariko mucakira n'inkoni. Bati nta kibazo, nashaka azadukubitisha sikoropi ariko natwe dufite udutegeka. Nta kibazo mu mwakire. Sawuli baraje. Imana yari yabageneye uburyo bwo kubaho, kubana nayo byoroshye. Hakaba umwami, hakaba umuhanuzi, hakaba n'abatambyi. Abatambyi nibo bari bakwiye kujya gutambira abantu ibyaha kuko byari byaranze. Ukuyemo mugenzi w'iryinyo nawe bakarimukuramo, unogoyemo mugenzi w'ijisho nawe bakamukuramo irindi. Imana ibona igihugu kizasigara ari impumyi gusa. Iravuga iti abantu barashira tu. Uwo baciye ukuboko nawe bakamuca ukuboko, uwo bakuyeho ukuguru nawe bakagukuraho. Iravuga iti nzasigarana ibirema gusa. Henga ndeba uburyo nashyiraho kugira ngo abantu banjye base. Ngigeze aho ngo yubaka umudugudu w'ubuhungiro. Imana ibwira Mose iramubwira ngo ubaka umudugudu w'ubuhungiro. Umuntu wese uzajya ukora icyaha yaba yakitumye cyangwa atakitumye akazajya yirukanka akagera mu mudugudu w'ubuhungiro bataramufata, azajya acikiramo, umutambyi namubona amusabira imbabazi nzamubabarira. Haleluya! Yemwe n'ibyo umudugudu w'ubuhungiro byaranze, abantu bakomeza gupfa, bapfa uruhongohongo, bagenda bapfa buhoro buhoro bishwe n'ibyaha. Turashimira Yesu waje. Amashyi menshi kuri we. Aruta abatambyi, aruta imidugudu y'ubuhungiro, niwe twegera tukegera intebe y'ubuntu bw'Imana tukababarirwa. Twese amen. Iri jambo rero twasomye cyari igihe cy'umutambyi witwaga Eli. Hanyuma uyu mugabo yari umugabo wavuganye n'Imana, kubera ko mu muryango wa Aroni abatambyi uko ibihe byagiye bihererekanya, Imana yagiye ibaha isezerano ry'iteka ryose ko ubutambyi buzaguma mu rugo cyangwa se mu muryango wa Aroni. Uyu mugabo rero witwa Eli, igihe cye nicyo cyari kigezweho cyo kuba umutambyi. Akagira abahungu babiri, uwitwa Hofuni na Finehasi, bamubera ibigoryi. Abahungu bavukiye mu rugo rwa Bishop cyangwa Apotre bo mu gihe cyacu kugira ngo byumvikane vuba. Bakoze ibyaha bitatu byantangaje. Abaje gusenga amen. Ese turi kumwe torero? Twese haleluya. Uyu munsi Mwuka Wera yambwiye ngo tuze kuvuga cyane ku byaha by'abantu b'Imana. Intege nke cyangwa se ibicumuro n'ibyaha by'abantu b'Imana bamaze kugera aha hantu muri iyi nzu, ariko gukiranuka bigenda bibagora. Hofuni na Finehasi bakoze ibyaha bitatu byantangaje. Icya mbere, ngo bajyaga bajya mu nkono, abantu baje gutambira Imana ibitambo, uburyo byari byarateguwemo kubikora, ngo bakajya mu nkono zikiri ku ziko, Imana itaranabishima cyangwa ngo ibigaye, ngo bagafata ibirushe bagakubitamo bakajaburamo inyama bashaka. Urabyibuka ko kugira ngo ubone igitambo byabaga bigoye, cyane cyane ku bakene. Bari bemerewe gutamba inuma y'intungura ukayizana ari nzima, nta nibaba ryayivuyeho, itavunitse ari nzima. Kuva nagera muri uyu mujyi wa Kigali sindabona inuma y'intungura, kandi mamaze igihe kinini. Ibaze iyo myaka yose, ubwo buzima, kuvunika gutyo, umuntu agatesha agaciro icyo wakoze. Kandi ubwo umaze iminsi 365 kuko wakoraga icyaha ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, ukazategereza igihe umutambyi azagira gutamba igitambo umwaka urangiye. Noneho umwana w'umuhungu akaza agahita atesha agaciro ibintu wavunikiye umwaka wose. Ngo bagajombamo ibirushe bagakuramo inyama bakazirya. Icya kabiri bakoze, abahungu ba Eli ngo basambanyaga abagore n'abakobwa beza baje ku rusengero. Kandi naratangaye, Bibiliya ntigaragaza aho babikoreraga. Bashobora kuba barabikoreraga imbere y'ihema. Imana yicwa n'iseseme. Icya gatatu,
Mana nyiribihe ufashe muri iri jambo. Ngo iyo babaga bahazi, ngiyo babaga bahazi ngo bateraga imigeri ibitambo ngo n'amaturo, bakabitera imigeri bati si bimaze iki. Igihe naririmbiye se bimaze iki, igihe nabwiririje se byamariye iki, igihe nasengeye se bimaze iki. Ngo bagatera imigeri ibitambo. Imana irababara, igira gute? Irababara. Ngo abantu bakajya babwira Eli bati kandi abahungu bawe bakabije gukora ibibi. Uzi ibintu bakoze? Chantal bamusambanirije imbere y'ihema ry'ibonaniro. Ati mu izina rya Yesu. Bakagenda akabamama ati bana banjye ntimuzongere gusambana, Imana irabyanga. Ngabikora rimwe abikora kabiri, abahungu baramunanira. Ariko twabonye impamvu yabiteye. Ngo Uwiteka niwe wabiteye, kuko yari afite gahunda yo kubica. Imana ibwira Eli, iramubwira ngo icyaha cy'abahungu bawe cyageze hano, icyaha cy'abahungu bawe kandi bakorera ibyaha mu rusengero, basambanya abakobwa banjye baje kuririmba, basambanya abagore baje gutamba, ndabihasi. Iramubwira ngo nzakora ikintu muri Isirayeli gikomeye, kugeza igihe amatwi azacyumva, akacyumva azacura injereri. Umuntu wese uzumva urupfu abahungu bawe bapfuye akazajya ahinda umushyitsi avuga ati uzi ko ya Mana ikomeye, uzi ko ya Mana ikomeye, uzi ko ya Mana ariyo kwizerwa, uzi ko ya Mana idakinishwa, uzi ko ya Mana nta muntu uyireba, uzi ko ya Mana nta muntu uyivuga uko yiboneye. Irambwira ngo nzabikora kandi ntiwirirwe usenga, ibyo nzabikora. Hari ibintu bidasengerwa, ni ibintu Imana yafatiye umwanzuro. Abaje gusenga haleluya. Irambwira ngo ntureba ko abahungu bawe bambabaje, birirwa mu bitambo by'abana banjye babikoramo uko bashaka. Ntubireba, nzabikwishyura ubabare, uzababara umubabaro uzawumva. Rimwe ng'Abafilisitiya barabatera, aba bahungu ngo bari bazi ko ari indwanyi, ngo biha kwikorera isanduku y'isezerano. Ayi wowe barabanga Imana yacu se yatugira gute? Ubushize ko twabyinnye bigakunda se yadutwara iki? Ubushize ko twabwirije bikemera se badutwara iki? Ntacyo yadutwara. Ngo bajyana n'abandi ku rugamba. Imana irebana n'abafitanye nayo ikibazo. Ngo bari mu rugamba, urugamba rukomeye, abahungu ba Finehasi na Hofuni ngo bagwa ku rugamba. Bibiliya ivuga ngo iyo nkuru yumvikana mu matwi ya Eli, ariko Eli ngo ntiyababazwa nuko abahungu be bapfuye, ngo ababazwa nuko isanduku y'isezerano bayinyaze. Hari ikikuruta, hari ikikuruta. Isanduku y'isezerano iruta Hofuni na Finehasi, kuko Imana yahamagara abandi. Yahamagara abandi. Kungu isanduku y'isezerano irakuruta, niyo ikwiye kutubabaza. Isanduku y'isezerano iranduta kuko irimo ibyavuzwe n'Imana. Isanduku y'isezerano iraruta abanyamafaranga bose bagenda, ariko Yesu akagumaho. Isanduku y'isezerano iraruta abavuga butumwa bose, nubwo baba bafite amazina yahitinze bashira, ariko Yesu akagumaho. Isanduku y'isezerano iraruta imitungo yanyu, iraruta imitungo yanyu, iraruta impano yanjye, iraruta kuvuga, iraruta kubwiriza, iraruta icyubahiro, iraruta protokole zose nahabwa n'idini. Isanduku y'isezerano iranduta, aho kugira ngo inyagwe Hofuni na Finehasi bapfa. Eli ngabyumvise
ngo yari yicaye ku ntebe ahita amanuka ngo agenda buhoro ntiyanasambye garamanuka abwira Imana ngo icyubahiro cya Isirayeli kiranyazwe. Bya bindi Imana yatureberagamo Abafilisitiya barabijyanye, tubaye abandi nta gaciro dufite ubwo isanduku y'isezerano igiye. Impamvu gifite agaciro nuko Yesu akirimo. Impamvu gifite agaciro nuko Yesu arimo. Ariko henga Abafilisitiya bamutware bamunyage. Mwisi bigaragara ushobora kuvuga ngo isanduku y'isezerano se kirimo ibisate by'amategeko, ikabirimo inkoni ya Aroni yarabije, ikabirimo urwabya rwa mani, ibyo bimaze iki? Bifite icyo bimaze kuko ari amateka duhuriyeho n'Imana. Iyo tubinyazwe tuba tunyazwe igikomeye. Umwe mu bagore baba bahungu ba Eli ngo yari atwite, ngo yumvise inkuru yuko umugabo we yaguye ku rugamba kandi isanduku y'isezerano bayinyaze, ngo indi hita ivamo. Gahinda karamwica gati se n'ubundi ngiye kumubyarira iki k'isanduku y'isezerano yagiye? Ndamubyara mureresha iki se kiyantungaga igiye? Henga Imana ikuvemo izo sana o uteranya bikaba so. Musho ni sana o bateranya bikaba so. Munakaza ati so vraiment. Birashiruka ibagirwa ko wakandagiye no mu ishuri. Kuki bakubeshya ngo you are beautiful, ngo uri mwiza wirirwa wambariye isubusa. Birashira hari amataye hakaza ibindi ntasi. Sanduku y'isezerano yakuvuyemo mama, ngo banyita sweetheart, ngo my love. Iyo reka isanduku y'isezerano igenda urebe, baraguhata icyayi cya mu gitondo nimugoroba. Ngo uri maso y'inyana ngo usa n'ukwezi, ngo n'iy'inyenyeri zitacana ngo we wamurikira. Birashira. Umugore ngo yibuka umubabaro, aravuga ngo ndamubyarira iki se, nzamureresha iki cyatumaga murera kigiye? Ngo indi hita ivamo irakoroka iramanuka, umwana aravuka ntiyapfa aba muzima. Imana amwe ngo ntumwice, ninjye ufite amaboko yo kuzamutunga. Amashyi menshi kwa Yesu, haleluya. Uricara ukicara ukajya ugira ngo ni wowe ufata ibyemezo bya nyuma, utima utamfite mwapfa. Wirekanisha bushaka ukakira bushatse, ikaramu yawe ni wowe uzi kwicunga. Birashira, birarangira, birashira. Aho wari wicaye hakicara abandi. Nyuma y'umuntu se ntihabundi. None se vashiti yarazi ko Stella ahari. Baramuhamagaje mu gitaramo bati se waje tukakureba mugore mwiza ko tugukeneye hano mu gitaramo. Abwira umugabo atamubize. You are busy? Go sheri yamubize. Umwami ati navuze ngo ngwino atamubize, ndi kwitera makeup. Ngo umwami ararakaraza, umwami yarakaye. Nurebe igihe baguhamagariye ngo uzusenge wiyirize ubusa, hari igihe uzaza usanga umwami yafashe imyanzuro ya nyuma. Agakobwa kasenze karirimba ngo kera bakwiringiraga bari umumaro, tugufite nitwifuza undi murengesi, kabanga imisozi itarara mwahise itarabumbwa, uhereye kera Mana we uri uko wahoze. Ndafashijwe mwene Yesu, haleluya. Imana irakabwira ngo mukanya ndaguha promotion, wowe komeza uririmbe gusa witware neza, ngo igihe cyako kigeze cyo kumurikwa imbere y'umwami. Twese haleluya. Harageze ngo abantu basenze bamurikwa imbere y'umwami.
ndahanuye ndi mwene Yesu harageze ngo abantu basenze bamurikwa imbere y'umwami ngo barakazana kaza karimba kati nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa nge ndi umukristo mpora mbihamya naho igihugu cyose cyaseka nge ndi umukristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yasize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda ngo kagera imbere y'umwami umwami akabonye ntiyakabona ariko ngabona amasengesho abango wagakobwa we mu gihe nzagira intege nke uzansengera ngagatunga inkoni arakubwira ngo ni wowe ukwiriye Vashiti va mu mwanya wari urimo agakobwa kasenze kagira gute iyo wubaka niyo uzabamo twese amen abaje gusenga haleluya iyo wubaka niyo uzabamo barapfa beneri barapfa singe wahera barapfa beneri kandi nta n'igihombo cyabayeho muri Isirayeli ngo beneri bapfuye reka Imana ifite ababensheri ifite ababensheri Peter hajye umuntu yikanyiza akikakaza ifite ababensheri hano hirya none se hari uwari uzi ko umusamariyakazi yawe umubensheri mwiza kuruta Petero kuko mu bantu yahamagaye Yesu yigishije ku musozi yigisha abahiri w'abaribo nabo umugore yahamagaye habwa nimuze murebe nahuye na Mesiya bambwiye ibyo nakoze byose uyu mugore yakoze ivuga butumwa ridasanzwe ngo Yesu abonye abantu benshi ngababwira abahiri w'abaribo nabo uyu mugore yahamagaye Imana ifite ababensheri bicaye ahantu mutazi bo kurampurasa Ananiya na Safira bapfa ninde wari uzi ko itorero ritakomeza Ananiya yaraje ahagarara imbere ya Petero turabona n'ukuri ibiguzi by'isambu nibi rwose muntu w'Imana mwakira amafaranga kumbe ngo yakuyeho Petero aramureba ati nkurebeyemo ntago ibiguzi by'isambu ari ibi wayibye amafaranga wayatwaye umugore atinda ari kwikoraho araza ati Haleluya Petero ati ko waje wakerera ukabuderanje ati Haleluya Petero mfite icyo kuvuga ati Haleluya atamena ati murabizi ko nta gitenge cya superi nagiraga ati none Imana yanyambitse superi ati Haleluya kwakenewe amateraniro sinandimo nditera puderi okay sawa ngaho banza utuze utereza Haleluya zirangire utubwire ibiguzi by'isambu wagurishije n'umugabo wawe nibiriya Safira ati nukuri kwiyera nkorera iteka ntuzi ko ndi umuririmbyi mwiza ati sinabeshya pe ibintu umugabo wanjye yakubwiye nibyo habe n'igiceri cy'icumi twakuyeho Petero aramureba haryo uhuje inama n'umugabo wawe yakubeshya Imana urabikoze hamwe ariko sinakurenganya n'ingaruka zo gukererwa amateraniro ngibyo ibirenge by'abavuye gushyingura umugabo wawe ndimo ndabyumva aho hirya ibyaha by'abantu baba mu rusengero abarapfuye intumbe ebyiri kupure umugabo n'umugore bose rusororo baje gusenga Haleluya itorero se ryarahombye ngo Ananiya na Safira barapfuye reka ngahubwo Imana yakomeje kubongera imbaraga ngo abakizwa bariyongera muteze ko turi mu gihe cy'ubuntu Yesu yapfuye yarapfuye nyine ndabyemera abanyabuntu barimo hano mushobora gusohoka bakantera akabuye ngo Yesu yarapfuye ngo yapfiriye ibyaha byacu ngo ntacyo tuzaba ibyashize n'ibiruhu ubu n'ibizaba byose yarabitubabariye mama shenge Ananiya na Safira bapfuye batari mu gihe cy'ubuntu Yesu ntiyari yarapfuye ntiyari yarazutse ntiyari yagiye mu ijuru ukora ibyo Imana ishaka niwe yemera
mukwiye kubakiraho. Umuyobozi wa gahunda uze kumbwira icyambere ikibanza cyiza ukwiriye kubakamo ni ikibanza cyitwa ubuhamya bwiza. Abaje gusenga haleluya. Ubuhamya bwiza. Dufite abarokore baririmba we, dufite abarokore babwiriza we, dufite abarokore bazi gutondekanya inyuguti zo muri Bibiliya we, dufite abarokore bazi kuririmba bagahogoza we, dufite abarokore bambara birebire nk'ibi bya Joseline, dufite abarokore bafunga ibitambaro, dufite abarokore ariko icyitwa ubuhamya. Ubuhamya. Ibibanza mwubatsemo inzu zanyu z'agakiza fondasiyo yabyo ntikomeye kuko nta buhamya bifite. Umuntu ushobora kumushyira hano ukamubwira ati mbwira uko wubatse iriya nzu, akarya iminwa. Mbwira uko wabanye n'uriya mukobwa, akarya iminwa. Mbwira uko uriya musore mwamenyanye, akarya iminwa. Mbwira uko wabonye aka kazi, akarya iminwa. Ibintu byose bitubatswe n'Imana, Imana izabisenya. Ibibanza byitwa ubuhamya bwiza. Ubuhamya bwiza. Abaje gusenga amen. Umugore umwe yagize ubuhamya bwiza mu isezerano rya kera. Araza abwira Elisa, aramubwira ngo Elisa mugaragu w'Imana, mfite ubuhamya bwiza ariko budafite ibihamya. Ubu reba abana banjye bagiye kubatwara babagira abanyagano. Umugabo wanjye yansigiye umwenda munini ntashobora kwishyura. None wowe n'Imana murabivugaho iki? Mfite ubuhamya pe, ubaza abaturanyi bose, nta kibazo mfitanye nabo. Hari icyo Imana yankorera ishingiye ku buhamya. Elisa aramureba aramubwira ngo wa mugore we, niba ufite ubuhamya bwiza ufite byose. Niba ufite ubuhamya bwiza ufite byose. Genda mu baturanyi bawe utire ibintu kandi ntutire bike, utire byinshi ubizane. Aramubaza ngo ufite iki? Ngo mfite agaherezo karimo utuvuta duke, natwo nutwira ijoro gusa tukipfiranye n'abana banjye, cyangwa bakabajyana bakabagira abanyagano bakabakoresha ibyo bashaka. Aramubwira ngo ufite utuvuta ukaba ufite n'ubuhamya, Imana irabikorera. Amashyi menshi kwa Yesu. Ninde watugendera? Ninde mukobwa? Ninde musore? Ninde mugabo? Ninde mugore ufite ubuhamya? Ninde asate ateye ate ameze ate ngo Imana imuhagurutse muri iki gihe gikomeye? Umugore ajya mu baturanyi ajya gutira, akabwira Mariya Chantal ati Chantal, Imana ivuganye nanjye ko twatuvuta twagira icyo tumara. Urabizi ko twabanye neza, mfite ubuhamya bwiza, wantiza ikidomoro cyawe. Umugore akamubwira ati nukuri pe, ndakwizeye uri inyangamugayo, acira ikidomoro ugende ushyiremo ibyo ushaka. Ubuhamya bwiza. Wewe wabitira kwande ko ntabugira? Aho wavuye wambuye, aho wavuye wibye, amateka wasize mu cyaro, abo wasize uteye inda, abo wasize ufashije kuzikuramo, wagitira nde? Wagitira nde? Wambwiza ukuri, wagitira nde? Abo wirukanishije, abo wahimbiye dosiye, abo wafungishije, wagitira nde? Abo wiciye ubukwe, abo wagambaniye, abo wahemukiye, abo wavuze, wagitira nde se? Wagitira nde musore? Uwa mbere mwakundanye waramuteye inda akayikuramo, uwa kabiri mwakundanye akamujyana kwa ntuze, uwa gatatu wagitira nde? Wagitira nde? Wagitira nde igikoresho? Nishimye ko mwaje gusenga. Wagitira nde? Eni hako mwagitira nde? Wabitira nde? Ubuhamya. Abo wesikorotse, abo watwaye 5, abo watwaye 10, abo wabeshye ngo wapfushije, abo wabeshye ngo wagitira nde? Ko bakuvumbuye. Wagitira nde? Wagitira nde igikoresho?
iya mbere wayivuyemo utayishyuye, iya kabiri uyivamo utayigize, wishyuye igicura toro kuragenda, ngaho wagitira ati kwa Ntuze mufitanye ikibazo, na Ntuze mufitanye ikibazo, Karone mufitanye ikibazo, Sharire mufitanye ikibazo, igikoresho wagitira ndi. Ntuze ni shushu B, Ntuze ni shushu A, Ntuze ni shushu Z, Ntuze ni shushu X, wagitira ndi igikoresho ko bazaguhuriza hamwe bagakora urubuga ugasanga ntawe ufite wo gukora kugutiza igikoresho. Hari umusitara akajya yirirwa besha abakobwa bakajya babwira na ati nisheri wanjye, undi nanjye ati nisheri wanjye, undi nawe ati nanjye nisheri wanjye mu izina rya Yesu. Toka shitani. Babati kugira ngo tuzaca agasuzuguro reka dukora urubuga. Bakora urubuga barumuhurizaho bati harya twese turi bashushu be. Arazinukwa aranyandikira ati John Karame ati ndazinutswe mbonye ko muri abanyabwenge. Uragitira ndetse kubuhamya ntabwo. Twigeze twasenga nkiba mu cyari wacu shawe iwacu mu cyaro. Turasenga dusenga yita tudusengera umugore umaze 8 mu rugo yarabuze urubyaro. Kumbe tukagira ngo ni impamvu z'Imana. Turasenga tujya mu mwobo witwaga abanyifiriti wabaga ikibungo hari iwacu. Dusesera mu mwobo wajyaga mu wariye ntiwabinjiragamo. Ngo tugiye gusengera nyina mwiza wabuze urubyaro. Dusesere n'Imana iratubwira ngo ibyo nshaka kuvuga sinabivugana namwe ahari. Hari ibintu Imana itavuga uhari. Atubwira ngo nimutahe nzamwisurira. Turataha. Imana imutumaho umuturage wo mu cyaro w'umunyamasengesho azatana karabye. Ahageze arasona yinjira mu bipangu, arinjira n'agasuzuguro bamutekera inyama z'inkoko baramujijisha, bashyiraho za bureba, bashyiraho za mayonnaise, bazi ko atari burebe, bazi ko atari bubone. Bamutega ifiriti n'amapirawu. Imana yarabwiye ngo nzaboherereza umushyitsi bagira ngo n'umuntu ukomeye waje na vewiti, ari umuntu wisuzugurwa. Haraza umugore amurebye sesemira amwica ati ni wowe Imana intumye, haramwe ngo ni wowe Imana ni njyewe Imana igutumye. Hepfa kwinjira arinjira. Kuramo inkweto hano twinjira dukuyemo inkweto nta kibazo ndazikuramo. Hari gacinjira akigera kuri gati gakajya yumva impinja zirira nk'izo muri maternity. Imana amubwira ngo buretse kuvuga ndakubwira ugezeyo. Bamuha ibiryo biramunanira kubera impinja z'abana ari kumva zirira mu matwi. Ibiryo biranga yajya kurya kumva amajwi y'impinja. Aravuga ati mwakoze kunyakira Imana ibaho umugisha reka mbabwire iki mbwiye. Irambwiye ngo umubare w'abana wagombaga kubyara bose bari muri toilette. Nta bandi bana nsigaranye bo kuguha. Narakubabariye, narakwejeje, nzaguha n'ubugingo, ariko umugisha w'urubyaro wose uri muri toilette. Ariko mu banyaririmba wahamba nati. Se wancurangiye wa. Wahamba nati. Siyabonga we. Wahamba nati we. Ye. Siyabonga we. Mama shenge we. Mama shenge. Ibyaha by'abantu banjye. Siyabonga. Siyabonga nyabaki. Aguze ko wajijishije umushumba akaguhiga buro. Hari uwo baheje kwigabura bamugezeho yaje kuryiba, niba ari ukuryiba, niba ari ukugira gute. Ababwiye umudiyakoni ati zana ayo maraso sayaso. Sha mwibye umubatizo, mwibigaburo, mwiba kuko ibyo biribika. Si ukuzatakira umubiri wa Kristo urye. Akira amaraso y'umwami umwe. Si ibyo se ibyo kubitwara birakunda. Kubirya birakunda kuko no muri boulangerie hariya hirya wayiguruka isengera. Ariko ntibishoboka kwiba ubugingo. Mwari ntibibaho. Yuda arajijisha mu myaka 3 n'igice arajijisha akagira ngo Yesu ntamuzi, akajya ajijisha agakuramo bitana agakoramo giseke akatwara. Yesu ati nta kibazo. Ku munota wanyuma icyaha kimuriye yishize mu mugozi ati singe waheraho kugira ngo nkomeze ngugambanire banakwice ndebo.
napfa mbere yawe ntacunguwe. Iyo wubaka niyo usabamo, ishingiye ku buhamya. Umugore aragenda aratira ngo ibikoresho biba byinshi, agenda atonyangirizamo, ubuhamya bukamubwira ati komeza utonyangirizemo. Amavuta turahari, haleluya, amavuta arahari ku bantu barinze ubuhamya. Ayo mashini baraya Yesu tuyakomera icyarimwe twese. Haleluya. Akazi karahari ku bantu barinze ubuhamya, abagore beza barahari ku bantu barinze ubuhamya, abagabo beza barahari, tari babandi bazagutukira kuri YouTube Imana irabafite yarababitse twese. Haleluya, munyikirize haleluya. Iyo wubaka niyo uzabamo. Nyiramwiza wanjye ararira arampamagara, Joseline uzi ibintu Imana imbwiye ngirambwiye ngo urabona ngo abana ngo barashize. Nubwo barashize nyine, ntibi barashize, Imana ifite abandi bari ku rutonde bategereje twese. Haleluya. Hari abandi basenga birinze, barinze imyenda yabo, barinda ubuhamya bwabo, bari ku rutonde rw'abantu Imana igomba kugirira neza. Ngaho guma utegereze ubugingo, nta kindi. Wamubwira iki kindi? Wamubwira iki? Imana iguhaye akazi gatangira saa 3 ukajya uza saa 4 n'igice. Kandi hari n'ibintu bigerageza barokore mwikururira. Hari ibigeragezo nyine mugomba gutega agahanga mukarwana nabyo. Ahubwo yasheri ntegurira amazi ngo dushe ngiriya nibase ngiriya n'isabune mpaye nka kubera nyine umaze urabona inyama muri firigo, iz'amafi, iz'inkoko, iz'ihene, yahashye nta katagize, yakubwira ngo ntegurire amazi muri dushe ngo dushe ngiriya. Sheri I'm tired, ugashyiramo n'ibyongereza byinshi. I'm tired. Ayoyo, hari abandi batananiwe bazamugufasha. Amusore, iyo wubatse niyo usabamo. Nyiramwiza wageje bundi namubonye kuri social media ngo yabonye isi iri kumubwira ngo nta matayi ufite ntuzakundwa, ajya kwiteresha inshinge. Iyo ngo kugira ngo agire amataye, ajya kwiteresha inshinge. Igihe cy'urushinge kiramubwira kiti bayi, igihe baduhaye kirarangiye, atangira gutonyoka. Iyo wubatse niyo uzaba. Iyo wubatse niyo uzaba. Nababwiye ngo muzibigaburo mwiba umubatizo, muba abapene beza bambara ibitambaro, ariko ku bugingo hariho towa. Ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Nta bwenge ariruka ngageze ku nyanja, abandi bambuka bose, baraba ngo nta stress nshaka, ngo yambuka n'ubwato. Ageze hejuru, ageze hakurya, baramubaza ngo uvuye he? Ntabwo ati mvuye mu gihugu rimbukiro nk'abandi bose, nanjye ndaje. Okay, zana urupapuro rw'agatanga kambere. Garisaka ati urwo rutangirwa ku musaraba. Abantu bose batageze ku musaraba ntibaziranye n'ijuru. None wujute nta bwenge ati giye urabona nirinze ibintu by'ama stress, ahantu ba mukristo bagiye banyuranye ntago nari kuhashobora, zari inzira zigoye zindushya. Ikimenyetso dore ngewe naje n'ubwato muri aya mazi, ntago nari kwirirwa noga giyewe, nta mwanya nabona, mba ndi busy, mfite business nyinshi, mfite akazi kenshi, hari biri guturuka Dubai, hari biri kuva hano, nta mwanya nabona kujya gushaka kwirirwa mvoyagura mu mazi, nta mwanya mfite, nta mwanya nabona. Ndaje mu nyakire cyangwa mu nyakire mu byihorere. Baronga ati ntago tukuzi, nta kintu na kimwe kitumenyesha ko uri hano, ngo Gehinomu ituranye n'ijuru. Niba hari ibintu bituranye neza n'ijuru na Gehinomu, kumara imyaka 40 muri ADPR, 40 muri ADPR, wambara igitambaro n'ijipo ndende, ukora bya bindi byose, ntibisobanuye kuri umwana w'ubugingo, keretse abanditswe muri cya gitabo. Twese abaje gusenga amen. Ikibanza cyitwa ubuhamya bwiza nicyo cyubakwamo inzu igakomera. Icya kabiri ni ubuzima bw'ukuri. Kuba umunyakuri
ngibyo. nushaka kuba ufite imiturirwa, nushaka ube warize, niyo waba warize Harvard, niyo waba warize Makerere, niyo waba warize muri Kriste, niyo waba warize muri Kiye, niba nta kuri kubirimo, zero. Icyakora bizagusindagiza kuko ikinyoma gitwikiriye. Hari igihe kiramba kikamara iminsi, ukambara, ukarya, ukagura imodoka, ukubaka inzu, ukabyubakira ku kinyoma, ariko ukuri kuratinda kukaza kukakubwira ngo nubwo nari naratinze ariko ndahari. Abaje gusenga amen. Abataramiye Imana haleluya. Ndababwira uko Yesu yantumye. None sejo bundi umwana w'umukobwa abonye fiance. Ati Josine nikarame. Aturiteguye kunyambarira ni cyane. Ati shakaga kweto numva nditaya. Kumbe shari we afite shari wundi mu ntara ufite abana bane. Haraza arahinda mu bayobozi ati rantabaye shawe. Bazaruhira ubusa ariko baretse. Bizagusiga uhagaze. Amashimwe y'abarokore. Barambwira bati buretse kubyina cyane tukubwira ubuhamya bw'umuntu uvuze. Imana yari yamubwiye ngo nzagutabara haburaho gato ugaseba, nzakurengera haburaho gato. Umwe muri barambwira ati uyu muntu ndamuzi wacu afite umugore n'abana bane. Ugenda gake reka guhinda, reka kubyina ibitarabyinika, reka kubyina amatangazo, genda gake. Umwana agwa muri koma. Arabavuga ati Joseline nikarama ati ndapfuye. Ntupfuye uzize iki? Nihumura n'upfura ajya mu ijuru ati ndapfuye yewe. Atuzibimbaye nti ati gikwe kirapfuye ni mu izina rya Yesu. Bigenze biteze tafite bane bande se. Banyina senge base wabo banyina rume ati fite bane yewe ni mu izina rya Yesu. Afite bane sengera John ndapfuye ati ndumva ngo muri koma nikomera. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Oh, amashyi menshi kwa Yesu. Ibintu byose bitari mu kuri bizasenyuka. Nushaka kubishyiramo costume nziza, nushaka kubyambarireho baze, nushaka kubirenzaho imodoka, nushaka kubishyira umva, iyo bitari mu kuri birasenyuka. Birasenyuka. Mukapotifari yarazi ko ahamije Yosefu, amugerekaho ibinyoma. Imyaka irashira, Yosefu ari muri gereza. Igihe kigeze Imana izana ukuri. Harageze ngo Imana igaragaza abantu babanye nayo. Haleluya. Harageze ngo Imana igaragaza abantu bihanganira ingaruka z'ibinyoma. Barafungwa, barababara, baratukwa, bararenganwa, abiciro ry'umugani, ariko ukuri kuzagaragaza ibimenyetso. Yosefu ngo yiyiciriye muri gereza, ngo yaramaze iminsi asobanura inzozi. Umwami arabaza ngo ninde wansobanura inzozi narose? Habura n'umwe. Umugabo umwe wamuherezaga vino aramubwira ngo hari agahungu nzi kari muri gereza kansobanurira ko nzagaruka hano gatumeho kaze. Imana iri muri ko. Imana niyo yonyine wabura ukagira icyuba, nugumana nayo uzaba amahoro. Uyu munsi mwaje muri seriye. Bibiri ngo bamuhura muri gereza, baramubwira ngo ngwino umwami aragushaka. Araza ngo bamunyuza muri saro, baramwogosha. Hari amateka Imana izagukuraho. Harebesano koria saya benegoria hela sikota ya binimando. Hari amateka Imana izabanza kubakuraho. Hari ibintu by'umwanda Imana izabanza kubogosha. Hari umwanda Imana izabanza kogosha, ikagukuraho amazina mabi, ikagukuraho umwaku, ikagukuraho imikoshi, ukabonana n'umwami umeze neza.
ngo baramwogosha bamushyikiriza umwami asa neza. Umwami aramubaza ngo niwe wansobanurira inzozi narose. Yosefu aramubwira ngo si njyewe, ariko hari umwuka wera uba muri njye, hari imbaraga ziri muri njye, kandi ninzisobanura nasubira muri gereza, wampemba utampemba ndaba mvugiye Imana neza. Ndumva Imana nayisabira amashyi. Mwuka wera ati komera ndi kumwe nawe, komera ndi kumwe nawe Yosefu we, komera ndaguhishurira ibihishwe abapfumu n'abakonikoni batamenye. Abanyakuri n'ababanye na Yesu bagiye guhishura ibintu isi yananiwe kumenya. Hari ibintu biri vierge bitari byamenywa n'undi muntu uwo ari we wese, Imana izahishurira abayegera. Hari ibintu biri vierge biri mu bubika ahantu Pawulo atavuze, Petero atavuze, Yohana atavuze, na Joseline ataravuga, bihishe ahantu muri Kristo, bizamenywa n'abamwegera gusa, bizamenywa n'abamwegera. Impamvu tubona bike nuko tutamwegera, ariko nitumwegera tuzabona byinshi. Jya kuri piano wa uko ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe, ngo numva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Uko ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe, ngo numva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Impamvu ubona bike nuko utamwegera, ariko muri we harimo byinshi kandi by'imbaraga. Twese haleluya. Ikibanza cyitwa ukuri. Yosefu ukuri kwamukuye muri gereza kandi ntiyasubirayo. Imana izagutabarisha imbabazi zayo nyinshi, kandi aho igukuye ntuzasubirayo iteka ryose. Icya gatatu, uko kubakamo inzu yawe kugira ngo ikomere, ni ikibanza cyitwa amasengesho. Twese amen. Ikibanza cyitwa amasengesho. Ikibanza cyawe ugomba kuba gifite fondasiyo yitwa amasengesho, ukubakamo inzu yawe itazarohama. Umugabo umwe yarasenze, umugabo mugenzi wamutera ubwoba, arambwira ngo nutamfukamira ndakwica kandi nkwicane na bene wanyu. Asanga yubatse mu kibanza cyitwa gusenga. Ntawe usenga kina kandi ukanagira usenga, ntabwo ajyaho nyo. Gusenga nibwo buzima. Nta usenga kina kandi ukanagira usenga, ntabwo ajyaho nyora. Gusenga nibwo buzima. Utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba, utakurusha kwihana ntakajya gutera ubwoba, utakurusha kuba maso ntakajya gutera ubwoba. Naho yakurusha ubutware, wowe ujya umurusha Imana, ubundi waguhamagaye byose arabitegeka. Naho yakurusha ubutware, wowe ujya umurusha Imana, ubundi waguhamagaye byose arabitegeka. Mutima wanjye we, uramenya utuza kandi ukomere, mwituze no mu byiringiro hari igisubizo, kwitonda ukarindira byemeza umutware. Mutima wanjye we, uramenya utuza kandi ukomere, mwituze no mu byiringiro
ibisubizo kwitonda ukarindira byemeza umutware kwitonda ukarindira byemeza umutware kwitonda ukarindira byemeza umutware abategereje Imana bakayibona bakomera Imana amashyi haleluya aya mashyi ni ayawe Yesu we haleluya amashyi menshi Imana ishimwe cyane haleluya yo shaya bezano koria desa eloza ya mene wataidene atesa ya beragoria umuntu usanga ruta ibihe umuntu usanga agenda hejuru y'ibihe umuntu usanga avugana n'ibihe umuntu usanga aganira n'ibihe tera cyane haleluya umuntu usanga nubwo amenyo yaba yarashizemo nubwo umusatsi waba warabaye umweru nubwo yaba agenda yubamye umuntu usanga agenda hejuru y'ibihe haramubwira ngo njye sinagupfukamira namenye Imana amavi yanjye nayatoje gupfukamira Imana ndi kuvuga Morodekayi erega haramubwira ngo we Hamani umuntu urya umuceri n'akawunga ntabwo bishoboka ntibishoboka sinagupfukamira agaciro kanjye kari mu mavi naba nsuzuguye Imana ya Isirayeli abasuzuguye Imana njya kubera amavi nambara kubera amavi nubatse kubera amavi njya kubera amavi narabyaye kubera amavi narashatse kubera amavi haleluya ntibishoboka ntibibaho aya mavi nabonye amesha urubyaro ngupfukamire we Hamani impossible narapfukamye iranshingira none ngo ningupfukamire ntibibaho ndapfukamye mbesheje Kigali none ngo ntibibaho sinshobora namenye kuri se w'imigisha Imana muri ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana muri ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana muri ibihe erega sinakurekura ya erega sinakurekura wangaburiye nshonje sinakurekura ya erega baranaye urantoragura sinakurekura oya erega sinakurekura narabyaye uranderera sinakurekura no sinakurekura ya wampesheje umugisha muri iyi Kigali Mana we erega sinza kurekura barandaza urandogora Mana we erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana muri ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana muri ibihe erega sinakurekura nararwaye urangiza shonje urangaburira erega sinakurekura narafunzwe uramfungura yewe Mana yanjye we erega sinzakurekura waburijemo imigambi y'incakura kandi zanshyikiriye erega sinzakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana muri ibihe erega sinakurekura warandeze ndipfubyi itagira hepfo na ruguru erega sinakurekura warantunze ndumupfakazi
uzanyira hepfo na ruguru erega sinakurekura. Yesu himbarizwa muri iri teraniro. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge ndasoje.